Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yakebuye umukobwa wa Sebatware Marcel wayoboye uruganda rwa Simerwa wifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu mugambi wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Zaneza Denise n'abandi banyarwanda baba mu Bubiligi no mu Bufaransa biganjemo abakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bamaze igihe kirekire bibasira leta y'u Rwanda, ari nako bakomeza gukwirakwiza icengezamatwara rya FDLR. Jye nongeye kubaha ikaze wari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kandi subscribe kandi all notification ujye ubona ibiganiro byacu bishya. Ubaye ufite igitekerezo jya muri comment ucyandike, tuzageraho dukora inkuru z'ubutaha. Naho ubaye ushaka gusangiza inshuti zawe kandi share, kandi niba ukunda ibiganiro byacu kandi kuri like, natwe turabakunda cyane. Reka dutangire. Minisitiri Bizimana yamenyesheje Zaneza ko kuvuka kuri Sebatware wagize uruhare muri jenoside atari icyaha, kuko hari n'abandi benshi bahuje aya mateka, ariko ko bo bahisemo kwitandukanya n'ingengabitekerezo y'irondabwoko, urwango na jenoside, bahitamo kwifatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Ati wowe wahisemo urwango no gukorana na FDLR ngo murashaka guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda. Ayinya ushobora kurota uhagaze, ni uburenganzira bwawe, ariko nkurahiye ko izo nzozi utazigera uzikabya. Yakomeje agira ati ubuyobozi bw'u Rwanda wirirwa usebya wibeshya ko wabuhirika. Reka nkwibutse ko aribwo bwavanyeho ibibi ubwitirira byasenye igihugu, kandi so Sebatware Marcel yabigizemo uruhare rw'ibanze. Byaba byiza witandukanyije n'ubwicanyi bwe, ukareka kuwushyigikira no gukwiza ingengabitekerezo yamuranze. Atangira kuva mu 1983 kugeza mu 1994, Sebatware Marcel yari umuyobozi mukuru wa Simerwa muri komini Bugarama mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Mu 1992 uwe Kamanzi Meshaki wari burugumesiri, Koloneli Singirankabo Korodie n'abandi bashinze itsinda ry'interahamwe ryari rifite ishami muri uru ruganda. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Sebatware, burugumesiri Kamanzi na Koloneli Singirankabo binjije abakozi benshi ba Simerwa muri iri tsinda ry'interahamwe, bari biganjemo abakomokaga muri perefegitura ya Ruhengeri ndetse na Gisenyi. Yabwiye Zaneza ko iri tsinda rimaze gushingwa, Sebatware na Koloneli Singirankabo bayoboye ibikorwa byo kuritoza no kuriha intwaro, kandi ko byakoreshwaga muri Simerwa. Ati tariki ya 8 Mata 1994 jenoside ya Rurangiza igitangira, so Marcel Sebatware afatanyije n'izo nterahamwe ze batangije iyicwa ry'Abatutsi mu Bugarama, bahera ku bakozi ba Simerwa n'imiryango yabo. Biciwe ahitwaga Serire Specialize. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Sebatware n'interahamwe ntawe umenya umunsi Pascal batanze urutonde rw'Abatutsi n'aho batuye, kandi ko bategetse abandi bakozi ba Simerwa n'interahamwe kujya kubasohora ku ngufu mu ngo zabo no kubica. Ati
uwo munsi hishwe abakozi b'abatutsi 80 n'imiryango yabo. Interahamwe za Somariseri Sebatware zimaze kuyogoza mu Bugarama zagabye ibitero i Mushaka, Mibirizi, Kamembe, Kibogora, Nkanka, Gihundwe, Hanika, Shangi, Nyamasheke, Gashirabwoba, Mururu, Shagasha, Gisakura n'ahandi zimara abatutsi karahava. Yavuze ko igihe itsinda ry'interahamwe ryashinzwe na Sebatware ryajyaga kwica abatutsi, ryatwaraga n'imodoka za Simerwa zikayoborwa na Munyakazi Yusufu, kandi ko nyuma yo kurimbura bo muri Cyangugu zakomereje Mugonero, Gishita na Bisesero. Minisitiri Bizimana yibukije Zaneza ko nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi bwubatse igihugu cyari cyarasenywe n'abarimo Sebatware. Ati icyiza kuri mwe nimuze twubake twese, ibindi bibi mubamo ntimuduheho. Yemwe mfurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza. Impano iruta ibindi ni ubuzima. Bye bye, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.